twibutsa abantu ko turi ku Ibendera TV, ni ahantu ushobora gusanga amakuru anyuranye avuga ku mibereho isanzwe abantu muri rusange. Nitwa na Christine Hirushwe, turi kumwe rero na Clement Bagemahe ni umunyamakuru yagiye amenyekana mu bitangazamakuru binyuranye, mu buzima bunyuranye, mu makuru y'isesengura, gospel n'ubundi buzima busanzwe. Clement, reka twinjire nawe utuganirira muri iyi minsi. Hari ibintu biri kuvugwa muri ADEPR se inkuru zayo muri iyi minsi urazibona gute? Reka dutangirane aho tugusanze mu kazi, nawe ugenda utubwira uko ubibona no kubyumva. Murakoze cyane, ndagushimiye Ibendera TV ndetse n'abanyamakuru. Akoze nk'uko bivuze mu binyamakuru bitandukanye n'igihe tubimazemo, dufite amakuru menshi twagiye dutangaza tukinatangaza. Ariko kuri ADEPR mbajije, ADEPR ni uko tuyibona mu itangazamakuru, ni uko ishyirwa mu itangazamakuru dushingiye ku nkuru zigenda zitangazwaho. Iri aho nyine, niba abanyamakuru ari ukwimenyekanisha, niba ari kwitwara uko biboneye. Ariko ADEPR ni idini cyangwa se ni itorero mu madini cyangwa n'amatorero ya gikristo, bigaragara ko akunda kwibasirwa cyane n'abanyamakuru. Ariko Clement, tutari twajya kure, amadini ni menshi muri uru Rwanda, kubera iki ADEPR buri munsi kubera iki ADEPR buri munsi? Nuko icyambere hari ibibazo byinshi bikunda no kwigaragaramo, ariko ibinyamakuru akenshi bikazanwa na bamwe mu bayoboke bigaragara ko bafite izindi nyungu. Amateka benshi baraziranye, turabazi uko byagiye bitangira bazana ibibazo bitandukanye, ugasanga harimo kugenda bahirikana, harimo gusenyana, gusebyanya, utunama twa hato na hato bashaka kujya mu buyobozi. Ugasanga ari byo byose biratanga yego inkuru mu bitangaza makuru kurusha yenda handi ubona bo basa n'abacecetse andi madini cyangwa andi matorero ya gikristo abacecetse. Hani matorero abacecetse, ariko ADEPR noneho ibirimo kuyivugwa, harimo haravugwaho gatemberezi. Bo biranabyo reka tubyinjireho. Nk'umusesenguzi wowe urabona biri guterwa n'iki? Haravuga nde? Harimo kuvuga gatemberezi mu binyamakuru baramwandikaho, ni ukubera iki buriya? Gatemberezi ni umunyamabanga mukuru wa ADEPR. Ashobora kuba umunyamabanga mukuru wa kangahe, wenda wa gatandatu cyangwa kangahe ko hagiye hasiburwa nk'uko zamana zabo zikurikirana. Njye mbona gatemberezi kuba agaragara mu bitangazamakuru, navuga ko sometimes hari igihe bari kumupromotinga, kuko yenda abantu batari bazi gatemberezi habaho kumenya ese gatemberezi uvugwa ni ku cyo avugwa, ku buryo urabizi ko mu bitangazamakuru ugiye uvuze umuntu nabi abantu bagerageza kumenya, ariko noneho uko kumenyekana bakazakurikirana ugasanga yaragiye arengana. Kuri njye gatemberezi mbona yibasirwa n'itangazamakuru. Ibitangazamakuru kandi bitari byose, ni bimwe bike bimwibasira, aho bivuga ko ngo ibintu by'ibyuma byo mu Bugesera, ejo bundi ati gatemberezi ngo yashyizeho umuyobozi, ngo yavanye umuyobozi w'akarere ka Kayonza, kandi uwo muyobozi w'akarere ka Kayonza umupasiteri yiyandikiye ubwe, kuko nk'umujye bikurikirana buri munsi, yiyandikiye ubwe asaba kujya muri pansiyo. Icya kabiri hakabaho ati gatemberezi yagize gutya ahinduranya ngo yashyira uwitwa Sebadende mu mwanya ngo w'akarere ka Kayonza, kandi sibyo. Urukumva kwita gatemberezi Sebadende wari waje guhanwa ayoboye intara y'Amajyepfo kubera impamvu buri muntu bagira administration uko babitekereza cyangwa uko babikora. Ariko nta nubwo nayoboye akarere ka Kayonza, ubu ngubu ayoboye akarere ka Rulindo. Ibyo byose babyitira gatemberezi, ukibaza gatemberezi aravugwa, gatemberezi se ashyiraho ubuyobozi, ushyiraho ubuyobozi n'umuvugizi ADEPR. Ni ukuvuga ko gatemberezi ko bavugwa cyane, njye mbifata nko kwibasirwa n'abanyamakuru bamwe cyangwa n'ibitangazamakuru bimwe. Kwibasirwa n'abanyamakuru, ariko buriya iyo bibasira uriya n'itorero ntibaba barisize. Hanyuma iri torero ryo hakorwa iki mu by'ukuri nk'umuntu w'umusesenguzi ubikurikiranira hafi? Itorero hakorwa iki? Ni ukubyima amatwi. Urabyumva? Ni ukubyima amatwi, kuko
ADEPR uburyo yubakitse cyangwa se uburyo abakristo abayoboke bateye, bakira ijambo ry'Imana, abantu bakunda gusenga, abantu bakunda kuririmba, n'abantu mbese bumva itorero ryabo bakomeza kuriteza imbere mu buryo bumwe ku bundi, haba amasengesho, haba ivugabutumwa, haba n'ibikorwa by'iterambere. Abakristo babigiramo uruhare cyane, ku buryo ADEPR usanga ifite ibikorwa byinshi abakristo bagizemo uruhare. Ni ukuvuga ko n'abakristo bakwitwara gute cyangwa abayoboke, nta kundi bakwitwara ni ukwima amatwi abasebya abayobozi ba ADEPR, kuko niyo ugiye gusukumbura Mesiya na Kirete, nuko usanga abakomeza gusebya abayobozi umwe ku wundi ni agatsiko kamwe. Ahubwo ku gatsiko umuntu yakwibaza ngo kagamije iki, ese amaherezo yako ni ayahe? Icyo ni ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ko n'abakristo bakaba bataha amatwi abakomeza gusebya abayobozi, kuko ku isi umuntu ashobora kugira intege nkeya, swat aho yari kwandika a akandika ta, icyo ntikibe ikibazo kuko nawe byakubaho. Ariko noneho icyo ngicyo nacyo ko babyitwaramo mu buryo bwo kubyima amatwi, hanyuma bakarushaho gusenga nk'uko basanzwe basenga, ariko nanone bakanagerageza gucyaha utu twiyita ngo ni udutsiko tugunda kujya mu itangazamakuru. Niko mbibona, niko bakwitwara, byabafasha cyane kurushaho. Ariko tutagiye na kure cyane Clement, utu dutsiko wa mugani two nk'itorero nk'ubuyobozi buriho bukora iki? Kuko udutsiko tugenda twangiza ibintu byinshi, turagenda dusebanya, turagenda tugiraho tuzana intege nkeya, dushobora no kurihirika itorero hatagize igikorwa. Ubuyobozi bwo ku ruhande rwabwo bakora iki? Udutsiko ntabwo twahirika ubuyobozi. Udutsiko imitwe mito cyangwa minini idafite icyerekezo, idafite imbaraga z'ibyo duharanira, utwo dutsiko twavuga, urumva ntabwo twahirika itorero, kuko iyo riba ryarahirimye ryakaba ryarahirimye kera. Gusa ibisigisigi n'ibikomere muri bamwe na bamwe. Ntacyo rero bakora kutwo dutsiko. Kubera iki? Byonyine ni ukuvuga ngo ni ukureka urukungu rugakurana n'amasaka. Wabagira utese utwo dutsiko, barakomeza akaba udutsiko, noneho bikagera igihe utwo dutsiko tuzamenyekana ko duharanira ubusa cyangwa duharanira inyungu z'abandi basa n'ababyihisha inyuma, badashaka kwigaragaza kubera inyota y'ubuyobozi cyangwa inyota yo kujya mu ntebe z'ubuyobozi. Kuko nta mukristo ukunda gukora biriya bintu, ahubwo abakristo bamwe utwo dutsiko tuba twoshwa cyangwa dutumwa na bamwe bafite inyota zo kujya ku buyobozi mu rwego rwo guhirika nanone ubuyobozi buriho. Ariko harimo n'abavuga yuko impamvu utu dutsiko tugenda tuvuka buri munsi ari uko itorero rishobora kuba rifite amafaranga menshi. Ibi byo byabana byari ukuri, bifite aho bihuriye n'ukuri? Uko byagenda kose itorero kuba rifite amafaranga menshi, n'abakristo babiharaniye, n'abayoboke babiharaniye, nibyo rifite amafaranga menshi. Kandi kuba rifite amafaranga menshi, abayahembweho nibo bayazi. Nta mukristo wavuga ngo itorero rifite amafaranga menshi kandi atahembwaho. Umukristo akora inshingano ze, cyangwa umuyoboke akora inshingano ze, agatanga amaturo, agatanga icyacumi, agatanga amashimwe, agatanga contribution cyangwa se amafaranga y'ibikorwa igihe biba byateganyijwe, nka kuri hotel yubatswe, nka kuri n'ibindi bikorwa bihari byose muri ADEPR. Kuba rero rifite amafaranga, nawe ibaze nk'umunyamakuru, abazi ko rifite amafaranga nabageze muri zo kontabilite, navuga ngo nabayahembweho, bazi uburyohe bwayo, bashaka gukomeza kuyanyunyuza cyangwa bagashyiramo abandi babyihisha inyuma batuma ntibababaho bagira gute. Ariko nta kuba rifite amafaranga nibyo, kandi ni abakristo bayatanga, numvise, kandi riragutse, ifite n'ibikorwa byinshi, ifite beaucoup de potentialité cyangwa se ibikorwa remezo byinshi, cyangwa se aho ava n'abakristo bafite imyumvire myiza yo gukorera Imana kugira ngo itorero ryabo ritere imbere. Amafaranga arimo. Ariko dutsiko kuvuka, ntabwo utu dutsiko niyo ujya kureba usanga nta bubasha na buto dufite two kuba twayobora ADEPR. Ahubwo aboherezwa udutsiko nibo baba bashaka ngo udutsiko dusakuze, bibe byacitse, abakristo bacika intege cyangwa abayoboke,
abanyarwanda bumve ko representant legal wa ADEPR Karuranga Ephraim yasebye cyangwa se bamwandagaje, bumve ko umunyamabanga mukuru wa ADEPR muzungu atembereze pasiteri yasebye, bumve ko basebeje Oreri umucungamutungo n'imari n'ubutegetsi. Icyo bikaba induru, none ibyo byacitse bakumva ko leta yo izakora reaction yo gukurikirana ahantu hari induru, ariko amaherezo leta izasanga abahoza ADEPR mu itangazamakuru n'utwo dutsiko, hari igihe leta izagaruka noneho ishakishe twa dutsiko. Yes. Tuributsa abantu ko n'Ibendera TV dukurikiranye n'umurongo mugari, udusangaho waciye kuri YouTube ukandika Ibendera TV ugahita udusangamo. Ushobora no gutanga igitekerezo cyawe, nimero murazisanga hari hasi ndetse na email. Hanyuma turabibutsa ko turi kumwe n'umusesenguzi, umunyamakuru, akaba n'inararibonye Clement Bagemahe. Twari turimo tugaruka ku buzima bunyuranye ibivugwa muri ADEPR, ariko noneho tugarutse ku muyobozi Karuranga Ephraim. Muri iyi minsi urabona ko itorero ririmo rigenda rigira aho riva, ririmo rirakura ugereranyije naho byaturutse. Ngira ngo urizi kuva kera, urabona kuva kera kugeza na n'ubu ADEPR ubu ngubu bihagaze gute, igeze hehe ukurikije nuko iri torero urizi kuva kera? Ndizi kuva kera, amplis n'abadukurikiye muri aka kanya barabibona ko ubu ngubu nta nduru nta n'urusaku ruri muri ADEPR, nta nduru nta n'urusaku abakristo bafite. Byabaye ubwo hanyirizwaga amafaranga akayabo k'amamiliyari, urabyibuka n'abagiye byumvaho. Hanyuma ubu kuri iyi ngoma niko navuga cyangwa ku buyobozi bwa Revera Karuranga Ephraim, ari umuvugizi wa ADEPR, representant legal, ADEPR iratuje. Ni naho twa dutsiko dushaka noneho ibimenyetso byo ku ruhande barabibura kuri Karuranga, ibimenyetso byo ku ruhande bakabibura kuri Gatemberezi, bakajya noneho gushakisha ibindi bitari nabyo. Aho ushobora kuvuga ngo umuyobozi w'akarere ayobora ahantu atari hayobora, ukavuga ngo umuntu yagiye muri pansiyo ngo bamusimbuza, ngo baramusimbura kandi ariwe yasabye kujya muri pansiyo nk'aho hakayonza. Icyo gihe ni ukuvuga ko ni ugushakisha ibikomeza gutuma ubuyobozi bwa Revera Karuranga Ephraim bunanirwa, nyamara hari ibikorwa nabo bamaze kugeraho. Ikiriho rero, ikiriho ni ikihe bwana munyamakuru? Nuko amakuru yimbitse nk'umuntu ukurikirana cyane n'ibya ADEPR, nuko nk'ubu ADEPR cyambere yagerageje guhuza yagaruye abamisiyoneri d'abord misiyoloji bari baratatanye, yongera kwihuza n'ibihugu byitwa ukiyamuka. Ibi ni kuri ingoma ya Revera Karuranga, stabilité, kugarura amahoro n'umutekano hano hirya no hino ni ku buyobozi bwe bwa Karuranga nabo bayoborana. Ikindi cyabayeho ni uko hari ibikorwa byinshi byagiye bibaho no kugenda basoza ni byinshi bamaze gukora. Bishatse kuvuga ko kuri ingoma hatabaye utwo dutsiko twoherezwa cyangwa se dutumwa n'ababyihisha inyuma mu busesenguzi bwanjye cyangwa no makuru umuntu aba afite, uko tugenda tubyumva bitabaye ibyo, iyi ubuyobozi bwa Revera Karuranga umuvugizi wa ADEPR nabo bakorana bwakomeza guteza imbere ADEPR kandi bashobora gukora neza, kuko ubu ngubu ADEPR nakubwira ko ihagaze neza, nta mwuka mubi urimo, nta mwiryane, nta nduru. Bahidewe nta n'umurepresenta uri kujya kuri bitangazamakuru wajya gutukana. Mbere baratukanaga bagahangana n'abanyamakuru ukumva bari kuvuga ibintu biremereye, ariko ubu nta mahoro, nta kibazo kirimo, ahubwo udutsiko dutumwa n'abandi bose bakabaye barekeraho, ADEPR ikagira amahoro n'umutekano, ikomeza igatera imbere, abantu bakera mu mwuka basenga, bajya no mu bikorwa by'iterambere kurushaho. Hanyuma Clement Bagemahe, reka tugane rero ku ijambo rya nyuma riherekeza cyangwa se risoza iki kiganiro n'ubusesenguzi twari turimo tugarukaho. Ni iki mu by'ukuri wumva yaba abakristu yaba itorero ikintu bahurizaho muri rusange tugana ku musozo? Ikintu bahuriraho itorero abakristu mu rwego rwo kwirinda ariya magambo yaba y'udutsiko two hanze dushaka kurisenya? Usize n'abanyamakuru n'abanyamakuru bumvikana kuko
n'ubuyobozi bwa ADEPR n'abakristo b'itorero n'abanyamakuru yagiye nashyiramo n'abanyamakuru nubwo ko ikintu bakabahuriraho ni ukureba icyerekezo cy'iterambere umurongo w'igihugu umurongo w'amahoro umurongo wo kubahana ubwo navugaga Muzungu Gatemberezi Paul umunyamabanga mukuru wa ADEPR pasiteri n'umupasiteri nk'uko bamwibasiye ni ukumwibasira ubundi leta akaba ivuga ngo kuki itangazamakuru cyangwa se n'inzego zidushinzwe za RMC bagumye inkuru bagacukumbura bakavuga se kuki uyu munyamabanga yibasirwa n'iki gitangazamakuru niba ari impamvu.com niba ari ibitangazamakuru bigenda bimwibasira cyangwa yibasira Karuranga Ephraim cyangwa yibasira itorero rya ADEPR ni ukuvuga ko ni no kurisuzugura bahita icyo nasaba njyewe ubutumwa natanga ni uko abakristo bakomeza nk'uko bahabwa imirongo migari itorero ryabo nk'uko bagendera kuri Bibiliya ikindi bakirinda guhora bumva ko ibyatangajwe bisebya ubuyobozi bwa ADEPR cyangwa se n'itorero ryabo baharaniye ko rikomeza gutera imbere babyima amatwi abanyamakuru rero nagaruka mbere yo kuvuga ubuyobozi bwa ADEPR abanyamakuru nje nabasaba bo ubwabo mbere yo kwandika inkuru ugomba gutekereza ngo ese ndayiteruye koko ugisoma arasanga ifite professionalism ifite ubunyamwuga nk'izo zose n'abanyamwuga baba burimo zirahari uzibona nawe uzibona abanyamakuru bakayitonda agatara inkuru kuko ari inkuru nyayo kabone nubwo afite uburenganzira bwo gutara inkuru uko abishaka kandi abanyamakuru ngera basaba kujya bakunda gukoresha ngo twamuhamagaye n'igitaba ngo twamuvugishije yanga kuduha amakuru ibyo ni ibintu bisigaye n'imvugo yo kubeshya kuko ntabwo uneze kuko ntacyo aba yikeka ni kuki atakwita nkumva abanyamakuru bakabitwara neza imbere y'itorero kuko bamaze kurisezera cyane board office ntabwo navuga ngo hari umunyamakuru wubaka iri dini ahubwo benshi baribwa bashaka gukomeza kurikubita hasi no kurisenya kandi mu by'ukuri bakabaye bavuga n'ibikorwa byinshi byiza ADEPR ikora mu paraporo nk'uko n'andi madini akora ibikorwa by'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage ubuyobozi bwa ADEPR ntabusaba ko nabwo buba maso bukamenya structure strategy n'abanyamakuru bakajya bamenya uburyo umunyamakuru harya kuki wakomeje kubandagaza muri uko kubimenya bagafata mekanizme bagafata position yo kwiga kurushaho icyo bita umurongo w'itangazamakuru muri institution nk'iyi ihora isese yinjirwaho n'abanyamakuru bashaka kuyisenya ni nk'uko njye bibona analyse yanjye niyo ngiyo Ibendera TV. Turagushimiye cyane tubibutsa abantu ko twari turi kumwe na Clement Bagemahe twari turimo kuganira ku bintu binyuranye bigenda bigaragara mu itorero rya ADEPR ni Ibendera TV. Turakubitsa gukora like ndetse na subscribe. Njye twari kumwe nitwa na Hano turabashimiye cyane kandi n'ubutaha nikaze Clement. Urakoze ndagushimiye nawe. Akoze cyane.